Oh yes, alright, welcome back, bienvenue, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV. Wahisemo neza, ladies and gentlemen, izeko nyine umeze neza byataraho muherere. Uyu munsi ngiye kukugezaho icyegeranyo gitoya ku bijyanye na scam cyangwa se scamming cyangwa se ubujura bukorwa mu buryo bugiye butandukanye. Wari wakorerwa ubuskama cyangwa se hari umuskama muziranye, wari wumva umuntu avuga ko bamuskaminze. Yes, ubundi se scamming ni ibiki cyangwa se scam ni iki? Reka rero dutangire ikiganiro cyacu tujye dipo ibi bintu nyine tugende tubisobanura akantu ku kandi. Scam rero ni uburyo bwo kwambura abantu amafaranga, umutungo cyangwa se ikizere binyuze mu kubeshya, kwiyoberanya cyangwa se gukoresha amayeri y'uburiganya. Ni igikorwa kigamije inyungu ku muntu umwe cyangwa se itsinda, ariko gishingiye ku kubeshya abandi bantu. Scam rero ziri mu buryo bugiye butandukanye, ariko twinjiye nko mu buryo bukoreshwa cyangwa se uburyo bwimbitse. Nyine ibi ngibi biba bikorwamo uburyo bwa wenda twaheraho n'uburyo bwo kwiyoberanya, aho umuntu nyine yita undi muntu, urugero umukire, umuyobozi, umushoramari, ariko kugira ngo yizerwe, guhimba ikigo cyangwa imishinga nka sosiyete, impimbano nyine ibyo bita amakripto ariko zitariho, cyangwa se business itagira ibikorwa, gukoresha ikizere. Ibi ngibi rero ngira ngo abantu benshi cyane ibi ngibi bikunda kubakorerwaho, umuntu aza akakwizeza ibitangaza, abambuza ubundi bashaka nyine abantu bafite ikizere cyangwa se bafite ukwizera, bakabashukashuka nyine babashukisha inyungu, ubucuti cyangwa se impano zigiye zitandukanye. Noneho hari ibindi rero byitwa gukoresha ikoranabuhanga bizwi nka phishing, ama fake websites cyangwa se imbuga nkoranyambaga zitabaho, social media scams, crypto fraud n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero urabyumva yuko wiskama cyangwa se guskaminga bikorwa mu buryo bugiye butandukanye cyane, ariko urumva ko byose bihurira ku bushukanyi ndetse n'ubwambuzi. Yes, ni The Mic rero Radio ndetse na TV. Reka nkudayivingire mu kiganiro indani, ubundi nkugezeho abantu 10 ruharwa ku isi ya rurema bambuye isi bakayeza ya danger. Ladies and gentlemen, reka tudavinga ku mwanya wa mbere turasanga umugabo witwa Bernie Madoff. Uyu nguyu ni umugabo ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yambuye isi nzima miliyari 65 z'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se yo twita amadolari, akoresheje uburyo bwa